guys ibyo mureba hasi ni amaraso impanuka ibereye hano ku muhanda Rugabano Nyamasheke. Still ndicyari kwibaza ni ibiki bibaye bigenze bite. So we may talk later guys. Let me show you how these things are. Kuvuga ngo ibikindi biki umuntu yari yafashe umuhanda wese yawitambitse. Seri yitambitse umuhanda ate mwana? Naraturitse ngo ibyo yaravuye. Bashushanya wakuye ikimodoka mu Chikati cyane Indi giterera mu modoka hari wapirame ko mu 10 seconds. Wowe kikire kuri moto. Guys Anjumba Esha Uri hano Naje none ndio konzi Cyo bahari bimaze bite sama Ntago kwirengagiza Ntago kwirengagiza Reka ni ifoto resha dufoto n'abandi barabafite nuko nyine hari ibibazo bose ntabwo ari uw'umwe satani nyine yarize Ibana kiri kubishyira aho ziraca ni Barwe bakabona uko bafotora mwegere inyuma mwegere imino 70 igaragara sibyo kugira ngo babone uko babishyira undi yari yafashe umuhanda wose yari kudepata none se yari Oya zinze gutya ari kugana. Yari kuvira yindi. Aza muri kaburimbo. Aza muri kaburimbo. Uyo ne ufite. Ne ufite amakosa. Agafite umuriro agahanda ugomba kwinjiramo wawitegereza. Cyane. Maze yaje marishe miyeri yate ari ifite umuzigo. Nimaze kwishushanya yose. Zana ko kabori imodoka yitara imbere umuhanda wese ari yawufashe cyaje agonga oya ifotore nyine fotora nani moto Nawe kwimanuka ani gibiza babaye mpagaza sibye kupenyera mu Yerumva naba muri batuno ahubwo we na makuru aturusha mwana kwimanuka Gushyire